amenye ko ahandi yari yarashatse ubufasha byanze, aravuga ati ubufasha busigariye kuri Kristo. Ariko niba warakubise hirya no hino ukazamuka imisozi ukinjira mu madini n'amatorero ukajya gushaka ubufasha ukabubura, wakwigereyeyo, wakwigere kuri Kristo wenyine ukavuga uti noneho ubu ni njye na Kristo, ugashaka mu maso ye ukavuga uti uri mu nzira ugenda aho uryamye aho wicaye kuri icyo gisasiro ukavuga uti Kristo ni njye nawe, wandemye mu ishusho ya ndashaka kugira ngo nkubone, ukakora determination cyangwa ukiyemeza ukareba ko ibintu bitakwemerera. Teka yarakuziritse, aho wahasoka mu izina rya Yesu, aho wavayo mu izina rya Yesu, aho wahahaguruka mu izina rya Yesu. Iyi mpumyi imaze kumva ko Yesu Kristo w'i Nazareti agiye kuhanyura, ndimo ndumva Kristo ari kunyura aho hantu tuye, arimo araca aho hantu, arimo aratembera. Nuba arahari kuko abera hose icyarimwe, ntabwo akiri Galilaya, ntabwo akiri Buyuda, ntabwo akiri muri Yerusalemu, ntabwo akiri hari, ahubwo abera hose icyarimwe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yatunguye ba Petero, bacesheje ijoro ryose ntacyo babonye, bamubona araje arababwira ati munaga urushundura, kandi bari bazi ko yapfuye, ariko noneho yazutse, yazukanye ubutware bwo kubera hose icyarimwe. Dushima Imana. Mana turagushimye, urera uri Kristo Yesu umunyanazareti wabambwe tukabona ubugingo no kubabarirwa. Nuhimbazwe izi saha baba batwumva natwe ubwacu duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe kugira ngo dusingire ubwiza bwawe, kuko ijambo ryawe ryambwe ngo abantu bawe nibegera bakumva bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga bakagoma inkota yawe izabarya. Biragatsindwa ko abantu baba bararirimbye bakumva ijambo ryawe ariko bakazarimbuka. Mana byaba ari ikibazo. Turifuza ko abantu Mwami Imana yacu bakwita ku iherezo ryabo, kuko isi irashirana no kwifuza kwabo, kandi ngabibone n'inkozi z'ibibi bose bazaba nk'ibishingwe. Turaritse rero ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo bibohore aba bari kutwumva, bikize indwara, abantu bagire kwizera ko uri Imana ikiza indwara zikomeye n'izoroheje, kandi uri Imana ijya yishyura amadini, abantu bagasingira ubwiza bwawe, abantu bakakira imbaraga, abantu bakakira gukomera. Meje kirogoya yose mu izina rya Yesu. Ndaritse ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, wera wa Isirayeli ukingwa ntihagire ukinga, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Turagutumiye kugira ngo Umwami Imana yacu ukomeze uturinde nk'abanyarwanda, nkuko umuririmbyi yavuze ngo uri Imana irinda Abisirayeli, ntusinzira ntuhunikira. Turakwizeye ko iki gihugu cy'u Rwanda gisutsemo umugisha, kandi ko Mwami Imana yacu uhagurukije abakozi bawe Mwami Imana yacu bafite umwete n'ishyaka. Bana natwe rero hagararane n'umukozi wawe ugiye kugezaho ubwoko bwawe ijambo, bumve Mwami Imana yacu babohoka, bumve impumuro nziza. Mwami Imana yacu dusoze twumva abantu bari gushima. Twizeye ko twumvise, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, urakoze. Amen. 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 Barikiwe sana. Amen. Right. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice bya 10 n'umurongo wa 52. Mariko mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice bya 10 n'umurongo wa 52. We turi kumwe, ndagira ngo ntihagire ikintu kikurogoye, komeze kuba connected, komeze kubana natwe, biraza kurangira uhawe umugisha. 52. Ariko reka tubanze dusome guhera kuri 50. Haravuga ngo nayita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati gendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. 50 yatubwiye ngo nayo ita umwenda wayo irabaduka. Haleluya. Yegera Yesu. Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka.
Yesu arayibwira ati gendere kwizera kwawe kuragukijije. Umwanya arahaguruka amukurikira mu nzira. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana zikorana natwe. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikorana natwe. Imbaraga z'Imana ziri available. The power of God is available. Imbaraga z'Imana ziri available, zirahari, ziraboneka kandi zirakora. Amen. Ndetse nta nubwo Imana yigeze ihagarara gukora, kuko ijambo ryayo riracyavugwa kandi riracyakora. Amen. Ijambo ryayo yaravuze ngo riragiye kandi rizasohoza icyo naritumye. Noneho kugira ngo igitangaza kibeho cyangwa se imbaraga z'Imana ziyerekane mu buzima bw'umuntu, nuko haba habayeho ibintu bitatu. Haba habayeho kumva, haba habayeho ijambo ry'Imana, haba habayeho kuryizera. Byo ni ibintu bitatu. Uri kutwumva, ushobora kuba ufite intambara, ufite imitwaro wikoreye, ufite hari ibyo, hari bikugoye, hari bikuruhije. Twazanye umuti. Hari imbaraga z'Imana zikora kandi zigakorana n'umwana w'umuntu, zigakorera muri twe. Amen. Izo mbaraga zibaho habayeho icyo bita faith, kwizera. Iyo tuvuze kwizera, ntabwo ngiye kuvuga amateka yo kwizera cyane, ntabwo ndi buyatindeho, ahubwo ndi butinde kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kwakira icyo washakaga ku Mana. Icyo ushaka ku Mana, icyo umaze iminsi ushaka ku Mana, cyangwa se icyo wakenera ku Mana. Abantu barasenga, nibyo. Abahindu barasenga, Abisilamu barasenga, Abakatolika barasenga, Abadeperi barasenga, Abarokore barasenga, bose abantu bose turasenga, twese turasenga. Nawe uri kunyumva urasenga. Burya n'abadasenga Imana yaremye ijuru n'isi bafite ibindi basenga. Basenga nyabingi, basenga ryangombe se, basenga se ibigirwamana, basenga amahembe, cyangwa basenga ibyo n'amafaranga n'ubutunzi bwabo bafite. Buri muntu wese abafite icyo asabana nacyo, uwasabana nawe. Buri wese afite uwasabana nawe, kuko ntushobora kuba muri iyi si udafite uwusabana nawe. Udasabana n'Imana yakuremye, ufite ibindi bigirwamana waba usabana nabyo. Ariko ndiko kuvuga gusenga gukenewe, cyangwa gusenga k'umuntu ushaka Imana, ushaka mu maso y'Imana. Bibiliya iravuga ngo nimunshaka muzambona, ariko nimunshaka n'umwete, of course nibwo muzambona. Now ni gute uri gushaka Imana? Nibyo, umaze igihe kirekire ushaka Imana, hari ibyo ushaka ku Mana, ariko ni gute ushobora kubibona? Kuki watinze kubibona? Kuki utinda kubibona? Kuki habaho imbogamizi? Ni iyihe mpamvu ubona utabona imbaraga z'Imana ziyerekana mu buzima bwawe? Ni iyihe mpamvu ushobora kubona ibintu bikwangira kandi wasenze, wagerageje gusenga? Bibiliya iravuga ngo murasenga ariko musenga nabi, musaba nabi, muriyiriza ubusa, hanyuma mukabika, mugashira mu bubiko, mugashira mu madepo bya bindi mwari kurya. Kandi gusenga kukwiza kukwiriza ubusa, mwakagombye kwihotorera abashonje, mukabihereza abashonje, bakabasha kuba ubuzima bugakomeza. Namwe mukaba mwabihotoreye. Uko niko kwiriza ubusa nshima, kugeretseho no gusenga. Gusenga, Yesu yavuze gusenga k'umuntu ukenewe ni ugusenga ko kuri no mu mwuka, gusengera mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni Yesu Kristo, ukuri ni ijambo rye. Umwuka wera, Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Those who are led by the Holy Spirit are the true children of God. Abo bayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. So ukwiriye gusenga bigendanye n'ubushake bw'Imana, ukwiriye gusenga bigendanye n'iby'Imana ishaka mu nyungu z'Imana. Nusenga uba ugomba gusenga mu nyungu z'Imana, nushaka Imana ugomba kuyishaka, atari kugira, kuko nasobanukiwe ko abantu benshi bashaka iby'Imana ariko ntibashaka Imana. Usanga kenshi abantu batinda bashaka iby'Imana ariko badashaka Imana. Bibiliya iravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibindi byose shall be added on you, muzabihabwa.
muzabyongererwa. Ibindi byose, amafaranga, amazu, abagore, abagabo, icyubahiro, ubutunzi bwa hano mu isi bizaza kuko muri Matayo ibice 6 niko avuga. Yesu yari ari kubabwira ati abapagani nabo barabikenera ibyo mukeneye, murahujije ibyifuzo, ariko noneho mwebwe mugomba kugira umwihariko, mugomba kugira umwihariko mwihariye. Mubanze mushaka ikintu gikenewe. Ikihutirwa ni ubwami bw'Imana no gukiranuka kose. Pawulo yigeze yavuga ngo mushakashake uko mwamenye ibyo umwami ashima, mubishake, mubirondere, mubishakishe, mubikurikire. Haleluya. Iravuga ngo turabo yaremye muri Efeso ibice bya 2, turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni ikimana ishaka, ni ikimana kwifuzaho. Na usanga abantu bifuza bagira ibyo bifuza ku Mana ariko badashaka kugendera ku mahame Imana ibategeka. Hari ikimana igusaba nicyo ukuriye gushyira imbere, hanyuma icyo uyishaka ukizaza nacyo. Kuko Imana igusaba kugira ngo yo ikwereka source, ikwereka source, ikwereka isoko ushobora kujyaho ukavoma ibindi ukashira inyota. Yesu yaravuze ngo ninjye mazi amara inyota, uje kuri nge wakanywa ntiyongera kugira inyota ukundi. Ngwino kuri Yesu, nuza kuri Yesu inyota irashira, nuza kuri Yesu ufite inzara irashira. Imana ishimwe cyane. So rero hakenewe cyo cyambere ubwami bw'Imana no gukiranuka kose, ibindi byose bizaza ari inyongera. Na kugira ngo rero umuntu abashe kubona Imana cyangwa se abashe kugira ikintu kikoreka mu buzima bwe, nuko aba afite kwizera. Gusenga kugeretseho kwizera, gusenga kuriho kwizera. Paulo yigeze yabivuga ngo munyereke kwizera kutagira imirimo, nanjye mbereke kwizera kugira imirimo. Ubundi kwizera ni imirimo. Kwizera kuba kugomba kuba gufite imirimo. Ntabwo ari ukuvuga ngo nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye bikarangirira aho ngaho, ugasubira mu rwagwa, ugasubira mu bagore, ugasubira mu kujya gusenya ingo, ugasubira kujya kugira ishyari n'umujinya n'amahane, ugakomereza mu byaha. Oya, ni ukuvuga ngo wizeye Kristo, wamwatuje akanwa kawe, ugomba kwizeza umutima ko Yesu yazutse mu bapfuye kandi ari we yazukiye, hanyuma ukamwakira muri wowe nawe ukazuka ukaba muntu mushya. Imana ishimwe cyane. Uko turi ntago ariko twahoze kera, twahindutse bashya kubera ko twamwizeye tukamwakira, aduhindura bashya. Na n'uyu munsi wa none turushaho kugenda dusa nawe, turushaho kugenda twambara ubwiza bwe. Nawe rero niko bikwiriye kumera, ugomba gupfa ukazuka. Kristo Yesu yaravuze ati umuntu ntashobora kubona ubwami bwanjye atavutse ubwa kabiri, ni ukubanza akavuka ubwa kabiri. Umunyamategeko wigishaga witwaga Nikodemo, aho ni muri Yohana ibice byaho 3, yasanze Yesu ngo ninjoro aramubaza ati ariko se ibyo wahoze uvuga ni ibiki? Nasubira mu nda ya mama nkahongera nkavuka kugira ngo mvuke ubwa kabiri? Urumva ururimi Yesu yari ari kuvuga ntiyari yasobanukiwe ibyari byo, ariko arangije aramubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, nibyo nasobanuraga, ntakwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo washobora kuba yasenga ngo isengesho rye rikingura ijuru. Ntabwo bene uwo nguwo isengesho rye ntabwo rifite imbaraga. Agomba kubyarwa n'amazi n'umwuka. Amazi ni ijambo ry'Imana, umwuka ni ukuvuga ubwa kabiri ukabyarwa n'umwuka. Umwuka w'Imana akayobora ubuzima bwawe. Ntubukiyoborwa na kamere yawe, ntubukiyoborwa n'imyumvire yawe, ahubwo ukabuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. So rero hagomba kubaho kwizera, faith. Kwizera Bibiliya ivuga ngo iki? Kwizera ni ukumenya udashidikanya ko ibyo Imana yavuze cyangwa iby'Imana ivuga cyangwa iby'Imana itegeka ari iby'ukuri, nubwo waba utabirebesha amaso, ariko ukamenya ngo ni ukuri kandi birahari. Haleluya. Niko kwizera. Hari abantu bizeye Imana kandi bohaniriza no gukiranuka. Abrahamu yarizeye Imana, ba Enoki barizeye Imana, n'abandi benshi barizeye Imana. Natwe turakizera Imana kandi kubwo kwizera kwawe niko twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo kubwo kwizera kwawe haguruka ugende. So ndashaka rero kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ngo kwizera niko kugiye kuguhagurutsa muri ubwo buzima, nibwo kugiye kuguhindura amateka. Kwizera kwawe, reka wemere imbaraga z'Imana zikorere muri we, reka wemere gukorana n'Imana, reka wemere gukorana n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugira ngo mbwire abarukore bari kunyumva, abantu bari kunyumva cyangwa se buri wese uri kunyumva, mubwire ngo umenye ko Imana ihari irakora, umenye ko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri, rirahari, rirashoboye kandi rirakora. Uryizera wese riramukorera. Imana ishimwe cyane. So kwizera, faith,
gerageza gutera intambwe, gerageza kwikuramo ibintu bya logique, wumve wizera ijambo ry'Imana n'uryizera riragukorera. Kwizera no kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ku ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Imana twarayizeye ariko ntiturayibona n'amaso, ariko turayizera. Now reka kwizera kwawe kube activated cyangwa se kuzamuke gukomeze gukura. Ni gute kwizera ko umuntu kwakura? Ubwo ndaza kugusubirizamo ibibazo byinshi ushobora kwibaza. Kwizera kwawe kwakura gute? Kwizera kwawe kwakuzwa no gukomeza kumva ijambo ry'Imana, kuko kwizera kuzanwa no kumva. This is what you should know. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ukurushaho kumva ijambo ry'Imana, kurushaho kurinyoterwa no kuritega amatwi, kwizera kugenda kwiyubaka muri wowe, kuko ijambo uri kwakira ni Kristo. Ubu turi kuvuga Kristo w'i Nazareti, kandi niwe turi kuguha, niwe turi kukuraga. Iri jambo ni uryizera. Haleluya! Ukizera ukamenya ko ari we ryaziye, urahindurirwa amateka. So kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Now once the faith is increased in you, kwizera iyo kumaze gukura mu buri wowe, ibitangaza bitangira gukoreka, imirimo y'Imana itangira kugaragara, ugatangira gukorana n'isi y'umwuka. Isi y'umwuka igatangira kugukorera, kandi iyi si y'umwuka irimo irakora byambara umubiri, bikaba ibitangaza mu bantu babireba, bikaba ibitangaza mu bantu babyumva, nawe ubwawe ukabona ari igitangaza kidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Hashize iminsi igera kuri 4, umumama umwe yarampamagaye, yarari hanze, arampamagara arambwira ati, umwana wanjye hariya hari uburyo, hari imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru zitwara abantu, ugasanga bagiye mu biyobyabwenge, bagiye mu ki. Umwana yavuye kwishura aratoroka, arangije aza mu rugo, sinzi uko amubajije ati ndagiye kandi ntuzongera kumbona. Aragenda, bakubita iminsi 3 yose batari bamubona. None amamagara ambwira ati, wa mwana ntahari, ari kurira murira, muntu mukuru, umukecuru mukuru. Nangije ndamubwira nti okay, ndamubwira nti reka dusenge muri aka kanya. Buriya rero hari ukuntu tujya dusengera abana, ariko tugakorana no mu myumvire, tugakora no ku myumvire abantu bafite. Ndamubwira kora ku rugingo rwawe rumwe, namubwira urugingo rumwe akoraho, ahumwa in fact rwo ku mubiri. Ndangije ndamubwira ngaho aka kanya, ndamubwira nti umwana wawe turamuhamagaye mu izina ry'Yesu. Mubwira amagambo avuga, mubwira amagambo asubiramo. Ntabwo nagize ibyo mvuga, ariko we naramubwiye subiramo aya magambo. Hamagara umwana wawe, mubwire umwana wanjye ndaguhamagaye ngwino. Haleluya. Ndangije tumaze gusenga, ndamubwira nti umwana wawe uyu munsi ntabwo ari ejo, ararara kugezeho. Bigeze ku mugoroba mu masaha yarambwira ati, yamaze kuhagera, ubu yahageze, ndashima Imana. No kuvuga iki? Aho nshatse kuvuga niki? Icyo nshatse kuvuga nuko kwizera kwawe kuri muri wowe. Ni wowe kuko Yesu yabwiye uyu muntu, aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ni wowe ugomba kukwatura, kwizera ni wowe ugomba kukwatura, akanwa kawe kakakwatura, ukizeza umutima wawe, ukamenya ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ukamenya ko Kristo akora kandi ari muri twe, agendera muri twe. Reka Yesu Kristo ntari mu ijuru. Bundi mu ijuru bivuze iki? Mu ijuru ni igisobanuro kivuga ngo ni hejuru y'ibintu byose. Icyo abarokore bakwiriye kukimenya. Umwuka wera aherutse kukisobanura mu minsi ya vuba. Kwizera, ukwiriye kwizera ukamenya mu ijuru, ukasobanukirwa n'ahariho. Bundi mu ijuru ntabwo ari muri kiriya kirere ni isanzure. Hejuru ya kiriya kirere bavuga ko hari indi migabane 7 bavumbuye, noneho igeze kuri 7. Mbere yari 3. None se hari umugabane, hari n'ibinyabuzima bihaba biturayo, abantu bajya bazamuka bakajya mu kwezi, ari icyo twavuga ngo bageze mu ijuru. So ntabwo ijuru ari hariya hejuru. Mu ijuru naho amaso atareba, naho amatwi atabasha kubyumva neza, umutima utabasha kubyakira, naharenza ahandi hose habaho. Nicyo bita ijuru. Niho Imana yicaye, niho Kristo yicaye, niho Umwuka wera yicaye. Praise the Lord. Ndimo ndumva amavuta y'Imana agiye gutangira gukora ku buzima bwawe. Niho Imana yicaye.
so mu ijuru iyo dusenga Imana yo mu ijuru tugomba kuzamuka mu myumvire no mu mitekerereze, tugomba kuzamuka tukizera ijambo ry'Imana, tukamenya Imana, tukamenya neza, tukamenya imbaraga zikorera muri twebwe. So niba usenga, niba witwa umukristo, menya ngo ufite agaciro kadasanzwe. Niba uri umukristo, menya ngo uri umuntu udasanzwe, warabatijwe, wakiye Kristo w'umwami n'umukiza wawe, utuye mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo yaratwicazanyije na data mu buryo bw'umwuka. Turi mu ijuru, dutuye mu ijuru. Aho ni mu Efeso. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko yazuye Kristo ngo natwe yaratuzuye, twicazanye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Wizeye Kristo, wamenye Kristo. Niba warizeye Kristo ukamenya Kristo, ayo ni amahirwe ageretse ku yandi. Wakabaye uri umuntu unezere kurusha abandi bantu bose bo mu isi, wakabaye wishima kuruta abandi bantu, wakabaye uri umuntu ufite amahoro kuruta abandi bantu. Kumenya Yesu byonyine ni ubuzima. Kumenya Yesu ni iby'agaciro, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Kumenya Kristo birimo ubutunzi butagira akagero, tutashobora kubigura. Ntabwo ibyo wabigura, ntabwo wabijya mu iduka iryo ari ryo ryose. Nta zahabu ishobora kuba nini ngo ingane n'agaciro k'agakiza twahawe. Kristo twahawe, haleluya, ni imbaraga zidasanzwe, ni umugisha udasanzwe urenze indi migisha yose. Kuko Bibiliya iravuga ngo muri we nimwo butunzi bwose bubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. So ufite Kristo afite byose. Niba ufite Kristo urafite urubyaro ugomba kubyara. Ufite Kristo ubukene bugomba kuguhunga, indwara zigomba kuguhunga, ubupfubyi bugomba gushira, Imana ikaguha ababyeyi ukagira ababyeyi, agaciro kakagururwa. Niba Satani yaraguteje agaciro, yaraguteje icyangiro, ibyo bigomba kukuvanwa kuko Kristo lele sopri Idakira Vradiga. Kristo ashoboye byose kandi ugomba kumwizera. Ntabwo rero ndi bukomeze kuvuga ibintu byinshi, ahubwo nshaka kukubwira ngo ni wowe tugiye gufatanya kumwizera, ukanamwatura, ukatura kwizera kwawe, ukagushyira mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana irakorana nande, Imana irakorana nanje, Imana irakorana nawe, Kristo arakorana nawe. Kuko iri jambo uri muraryumva, Imana ishimwe cyane ko nahabaye, Imana ishimwe ko yanyohereje kugira ngo ndikubwire. Ariko nakazi kawe, kuko si akazi kanjye ko kugira ngo uryumve, ahubwo nakazi kawe ko kugira ngo uryumve. Numara kuryumva wizere, umenye ko imbaraga z'Imana ziri hejuru ya diabete, ziri hejuru ya sida na kanseri. Imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izabaro. Umenye ko izi imbaraga zifite imbaraga hejuru y'ubugumba, hejuru y'ubushomere, hejuru y'ubukene, hejuru y'ubukode. So rero Imana ishimwe cyane. Mu ijuru nari ngivuga akantu kitwa mu ijuru kugira ngo ugasobanukirwe. Imana dusenga ituye mu ijuru. Mu ijuru tuvuga ni hejuru y'ibyo bintu byose, ni hejuru ya buri kimwe cyose. Nukuvuga ngo ni izi mbaraga nkunda kuvuga zitwa dunamis, ziri hejuru y'izindi mbaraga. Paulo yigeze yavuga mu Efeso ibice byaho 6, aravuga ngo ibisigaye bene data, mukomere mu mbaraga z'umwami no mu bushobozi bwe bwinshi, kandi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mutabasha gutsindwa ku munsi mubi, kandi murangije byose mwambara imbaraga, mwambara agakiza, mwambara ingofero, ariko gakiza mwambare. Avuga ibintu byinshi cyane, intwaro z'Imana, mutware intwaro z'Imana, kubera ko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'ingabo zo mu kirere, imyuka yo mu kirere, abatware b'isi y'umwijima. Abatware b'isi y'umwijima. Iyi si ifite abatware, ifite abayitwara. Imbaraga zo mu kirere, hari imbaraga nazo ziri hejuru, zidasanzwe. Umuntu ashobora zishobora kukwataka ziturutse hano ntizigombere gutega indege. Izo zirahari, ariko hari imbaraga z'umwami Yesu ngo namwe bamwizeye bahaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanuke. Izo mbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga zose n'utundi twose n'izindi ziyita zose ziri hejuru. Niho rero bivuga mu ijuru, ziri hejuru ya buri kintu cyose. Niba rero twarizeye uyu Kristo akaba ari hejuru, izi mbaraga twakire zikaba ziri hejuru, ukwiriye kwizera, ukwiriye kumenya neza ko ari ukamenya ko
uri hejuru ugomba kugenda hejuru, kuko Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo mbahaye ubutware, mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose, harimo iza nyabingi, harimo iza ryangombe, harimo iza kavukire, harimo za karande, harimo amahembe, harimo ibiki byose, harimo iz'abarozi, z'abapfumu, harimo imbaraga z'ubutware bwose. Ndimo ndumva amavuta y'Imana. Izo mbaraga zacu z'Imana twakiriye muri twebwe ziri hejuru y'izo zose. Shimwa Yesu. Icyo ukora kuzakira niki? Icyo kugira ngo zigukorere niki? Ni ukwizera. Kwizera niki? Kwizera ni Kristo. Iyo ufite Kristo, kuko Kristo ni ugushoboza. Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Na Kristo uri muri wewe niwe ugushoboza, kandi uko kwizera niwe Kristo, kandi Kristo aguha kwizera, kwizera kukaba Kristo, kandi uko kwizera kukagukorera, kuko Kristo ari muri wowe, bityo ijambo ry'Imana riri muri wowe. Ijambo ni Kristo, Kristo ni ijambo. Iryo jambo kuko riri kwizera, kwizera ni Kristo, rikagukorera imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Ukajya kubona ukabona ya sida yagiye, ya kanseri yagiye, bwa bugumba bwagiye, ya myuka mibi yagiye. Kubera iki? Kubera ko Kristo rede ari muri wowe. Haleluya. Na twasomye ijambo ry'Imana rivuga ku mugabo witwa Bartolomayo. Bartolomayo uyu yari umugabo okay, ndiko mwita umugabo, ariko suppose maybe birashoboka ko ari uko bimeze. Bartolomayo yumvise amakuru ya Yesu, yumva ibya Yesu. Haleluya. Mwene Timayo, umusezi w'impumyi, yari yicaye iruhande rw'inzira ngo yumva Yesu, yumva Kristo w'i Nazareti ko aje ahanyura. Ndashaka kukubwira ukuntu wakorana n'imbaraga z'Imana. Ndashaka kukubwira ngo ukuntu ushobora gukorana nuko kwizera kukagukorera, kugatangira kugukorera. Imana ishimwe cyane. Kugatangira kugukorera. Ndabwira abatwumva, mubwire ngo uri uw'agaciro kandi ufite icy'agaciro, kandi uri kumva iby'agaciro, uri kumva iby'agaciro, nyamara kandi dufite ijambo ryahanuwe. Haleluya. Rirusha yandi yose gukomera. Muzamugize neza ni muryita, kuko iri jambo riruta iry'abaperezida bose bo mu isi bavuze. Iri jambo riruta, ntaho ushobora kurisanga. Abakomeye bo mu isi nabo na abami, abakomeye, abatware bose biyegamiza kuri iri jambo kugira ngo babashe gukomera, babashe kuyobora, babashe gukomera. Biyegamiza kuri iri jambo. Njye bikunda iyo mbona abakomeye bo mu isi, abami bo mu isi barahira bafite ijambo. Bagiye kuyobora abantu Imana yaremye, so bagomba kubayobora ariko bishingikirije ku ijambo. Haleluya. So niwishingikiriza ku ijambo, ibyo bintu byagusuzuguye ntago bizasuzugura ijambo. Ibyo bintu byakwangiye ntago bizasuzugura ijambo. Ibyo bindi byagusuzuguye n'abagusuzuguye ntago bazasuzugura ijambo. Tunga ijambo, abagusuzuguye bazongera bakubahe. Tunga ijambo, abakuvuyeho bazakugarukira. Tunga ijambo. Ukeneye ijambo, ukeneye Kristo. Haleluya. Ukeneye kwizera. Si ugupfa kumva gusa, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. So yumvise Yesu w'i Nazareti ko aje, ahera ko arataka. Yakoze ikintu gikomeye, arataka, yateye intambwe yo gutaka. So ateye intambwe, atangiye kwinjira muri gahunda yo kwizera. Amenye ko ari uwo gutakirwa, amenye ko ari uwo gutabazwa, amenye ko ari uwo wamurengera. Amenye ko ahandi yari yarashatse ubufasha byanze, aravuga ati ubufasha busigariye kuri Kristo. Ariko niba warakubise hirya no hino, ukazamuka imisozi, ukinjira mu madini n'amatorero, ukajya gushaka ubufasha ukabubura, wakwigereyeyo, wakwigere kuri Kristo wenyine, ukavuga uti noneho ubu ni njye na Kristo. Ugashaka mu maso ye, ukavuga uti uri mu nzira ugenda, aho uryamye, aho wicaye kuri icyo gisasiro, ukavuga uti Kristo ni njye nawe, wandemye mu ishusho yawe. Ndashaka kugira ngo nkubone, ukakora determination cyangwa ukiyemeza, ukareba ko ibintu bitakwemerera. Biremera. Byasuzugura abaganga, byasuzugura abamwisi,
abakomeye bo mu isi byasuzugura education yawe, byasuzugura ubwenge bwawe, byasuzugura imiti y'abavuzi, byasuzugura abandi, ariko ntibyasuzugura ijambo. Ijambo n'ubuzima. Mbere na mbere hariho jambo. Iri jambo ryabayeho kuva mbere. Iri jambo ryabayeho niryo ryaremye, niryo ryakubumbabumbye, rirakubumba, riragukora, rigushyiraho amatwi, amazuru, umuntu, rirakwambika, riragukwiza, riguha ubwonko, riguha ubwenge. None turamenya agaciro k'ijambo. Yesu niwe jambo. Uramenya Kristo, turamwizera. Kuki utamwizera? Kuki utazamura? Ejo bundi umuntu yaramamagara arambwira ati nsengera, mfite ikibazo iki n'iki. Arambwira ikibazo yari afite, kandi gikomeye cyane, kuko wabonaga ko ari ikibazo kijyana kimushyira gihamagara urupfu vuba vuba. Arambwira ati nsengera, ariko numva mu mutima ndamubaze, none se wari wakizwa? Ntabwo ndakizwe. None se urashaka iby'Imana ariko ntushaka Imana. Banza ushaka Imana, niyo yagukiza urwo rupfu ruri kukugendaho. Shaka Imana binkora mutima. Menya ngo umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri. Wakwigererayo, wakwizera Yesu, ibintu bikagukorekera. Wakwizera Yesu utarindiye ko bagukozaho ikiganza, imbaraga z'Imana zikakuzaho. Wakwizera Yesu akakanya la latika ropreto savro nangiria. Wakwizera Kristo nawe ayo mateka umazemo imyaka myinshi cyane, uri ku gisasiro, uri ahantu washizwe, uri ahantu wazirikiwe, abadayimoni barakuziritse, umwanzi yarakuziritse, amateka yarakuziritse, aho wahasoka mu izina rya Yesu, aho wavayo mu izina rya Yesu, aho wahahaguruka mu izina rya Yesu. Iyi mpumyi imaze kumva ko Yesu Kristo w'i Nazareti agiye kuhanyura, ndimo ndumva Kristo ari kunyura aho hantu utuye, arimo araca aho hantu, arimo aratembera. Nuba arahari kuko abera hose icyarimwe. Ntabwo akiri Galilaya, ntabwo akiri Buyuda, ntabwo akiri muri Yerusalemu, ntabwo akiri hariya, ahubwo abera hose icyarimwe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yatunguye ba Petero, babucesheje ijoro ryose ntacyo babonye, bamubona araje, arababwira ati munagura ushundura, kandi bari bazi ko yapfuye, ariko noneho yazutse, yazukanye ubutware bwo kubera hose icyarimwe. Arabatungura, arababwira ngo munyuze iburyo. Banyujije uburyo, biremera, birashoboka. Babona nyinshi. Kandi bigishwa babiri bari kuva Emawusi, bari kugendana nawe batamusobanukiwe, ngo bagenda baganira nawe bamubwira, ariko ngo bumva ibineza neza, bumva umunezero. Reka ngubwire, niba hari umunezero ubaho mu isi, urutuwa amafaranga, urutuwa wo gutunga amamodoka n'amayetaje, umunezero ushoboka ubaho ni umunezero kugendana na Kristo, wo gutunga Kristo. Reka ngubwire, Bibiliya iravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, nimumwegere, murusheho kumwegera, mwimujya kure. Ikibazo cyawe ujya uragwa, ejo ukabijyamo, ejo bundi ukagwa, ejo bundi ukabijyamo, ejo bundi ukabivamo, ejo bundi ugasoma ijambo, ejo bundi ugacika intege, ejo bundi ukajya mu mwuka, ejo bundi ukawusohokamo. Ikibazo cya aravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Kristo niwe wagukomeza, niwe wakomeza umuryango wawe, niwe wakomeza urubyaro rwawe, niwe wagukomeza ibyari bidakomeye bigakomera mu izina rya Yesu, niwe wakuzamura, niwe waguha agaciro. Kristo yagukorera ibidasanzwe. Haleluya. Just believe. Uyu mugabo arangije, yumvishe Yesu, arangije ngo arataka cyane, atera karuru, aravuga ati nari narabwiye abandi byaranze, nari narasakuje inshuro nyinshi byaranze, nari narahamagaye bene wacu byaranze, ariko namenye Kristo wo gutakirwa, umuremyi w'isi n'ijuru, itangiriro n'iherezo, nyiri biremwa. La lekoto suvra dogar yangosa. Arangije aravuga ati uyu noneho aramutakira. Nawe ahuri tera karuru utakire Yesu, mubwira uti Yesu niwe wamfasha, niwe wangira neza, niwe washyiraho iherezo akagahinda n'umubabaro, niwe wangira neza ugahindura amateka y'ubuzima bwanjye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arangije arataka, aramubwira Yesu mwene Dawidi, abantu benshi ngo baramucyaha. Yavuze ngo Yesu mwene Dawidi, mbabarira, ntunceho, mbabarira, ntusige, mbabarira, ungirire neza, mbabarira, unyibuke, mbabarira uyu munsi wa none nkubone, mbabarira mvugane nawe, mbabarira amateka yanjye ahinduke. Arasakuza my friend, arasakuza, yarasakuje, urusaku ruba rwinshi, ngo abantu benshi baramucyaha ngo ahori, baramucyaha, baramubwira bati ceceka, hari ibigucecekesha bikubwira ngo wa wundi ntibyanyuzemo, wa wundi ntibyaciyemo. Reka nkubwire, ibyo bigucecekesha wibyumvira, ahubwo sakuza,
taka mutakire Yesu, mubwire, musabe. Yavuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Saba, shaka, komanga, mubwire, nturekure, ntumuveho, ntumureke atagize icyo gukorera. Ngo baramucyangwa nahore, ngo ariko arushaho gutaka, arushaho gutaka, nibyo arushaho gutaka, arushaho. Ndagira ngo urushaho muri iki gihe gisa nk'iki, ariko urushaho kwizera Imana, urushaho gusenga, urushaho nguko urujya munsi, urushaho kwegera, ngo murushaho guterana, murushaho gusenga, murushaho gusabana, murushaho gukora ibyiza, ngo arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ababwira ati nimumuhamagare. Bamwe bamucecekeshaga nibo yatumye, arababwira ngo mumuhamagare, mumubwire. Ngo Yesu arahagarara, Yesu araparika, aravuga ati gahunda ntabwo ndi buyikomeze, hari umuntu wantaki, hari umuntu Yesu amuha igikorwa cyo kwizera, ajya hafi y'inzira aho Yesu ari bunyure, arangije arataka, ngo arushaho gutaka arasakuza. Ashobora kuba yaratashye yasaraye, ariko ntabwo yitaye ku rusaku rwo bamucecekeshaga. Ngo bahamagara impumyi barayibwira bati humura. Icyo nicyo cya mbere, ihumure rimuzaho, akiri ihumure mu izina rya Yesu. Ntabwo ugipfuye, bari barakubwiye ko uzapfa, bari barakubwiye ko itazakira, akiri ihumure, ntabwo ugipfuye mu izina rya Yesu. Umwanzi yari yarafashe ijambo ku buzima bwawe, akiri ihumure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Baramubwira bati humura, humura mubyeyi, humura wa mukobwa, humura wa musore we, amateka yawe arahindutse, amateka yawe agiye guhinduka. Humura. Senga ufite kwizera, izere ufite kwizera, izere ufite Kristo, izere ufite ijambo, izere. Menya ko ishobora byose, girana ubusabane nayo bwimbitse, ntujye kure ye, komeza. Yesu aramuhamagara, baramubwira bati humura, haguruka, araguhamagara, haguruka. Ijambo rya kabiri baravuze arahaguruka, yarahagurutse. Ntabwo kwizera ari ukuvuga gusa, urahaguruka. Ugomba guhaguruka, ugomba gutangira igikorwa cyo kwizera. Mana ishimwe cyane. Amen. Ngo nayita umwenda wayo ibagirwa ibyahise. Hari ibyo ugomba kwiyambura, hari ibyo ugomba kuvamo, hari ahantu ugomba guhaguruka. Ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Irabaduka, yegera Yesu. Ndabona hari abantu babadutse bari kwegera Yesu. Ndabona hari abantu bazamuye kwizera. Imbaraga z'Imana zigiye kugukoraho mu izina rye. Ngo Yesu arayibaza tushaka ko nkugirirane. Yesu yarebaga ikibazo, ariko baraganira. Ganira nawe, mubwire nonaha. Brasiko tandrene zo grenosa. Arayibaza ngo ushaka ko nkugirirane. Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati nta bintu byinshi, igendere kwizera kwawe kuragukije. Nguwo mwanya arahaguruka mukurikira mu nzira, birakemuka. Reka dusenge Imana. Ndashaka kubwira buri muntu wese uri kunyumva utari wakizwa, utari wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, nkubwire ko agakiza kabonerwa muri we, kandi nkubwire ngo amahirwe wagira akomeye kuruta yandi na yuko wakwakira Yesu muri aka kanya. Haleluya. Nawe akagukiza ubwo buhumyi, akagukiza, akaguhiyerekwa rizima, akaguha icyerekezo kizima. Mwizere muri aka kanya rero. Uvuga uti mwami Yesu maze kumva ijambo ryawe, ndakwizeye aka kanya. Mfashe icyemezo cyo guhinduka, umpindure. Amaraso yawe anyuhagire, amboneze rwose, ankureho ibyaha byose n'imivumo yose. Urakoze mwami kumbabariye, mu izina ryawe ryera. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka rero ufataho urwaye ubabara ngusengere. Mana mu izina rya Yesu, buri kibazo cyose cy'umuntu nyumvise reka gikemuke muri aka kanya. Imbaraga z'umwuka wera zikore ikidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ibari indwara, ibari ikibazo, ibari iki byose, ndizerana nawe yuko hari ikibaye ku buzima bwawe. Ushobora kumva ntasenze isengesho rirerire, ariko hari imbaraga zikoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu.